sinzarongora abana batasha nanjye batazanta muri yombi nka ndimbati nirongorera ngewe ibikecuru nibiragwa nko ku myaka 30 yenda banza nkozaho dutoki gutya nakumva gitangiye gutota imanukiraho nkubwira uyu mukobwa agiye kundongora mane sibyo afite miliyoni 95 ngiye kurongorwa Bahati yararongowe Safi Madiba yararongowe Rocky nubwo yihakana abana Rocky afite abana batatu ntabwo twaretse gusambana kuko twabuze abo dusambana nabo muri kundeba utampaye n'abandi bampa unyimye najya n'ahandi banyimye natanga n'amafaranga yanjye matera Rwanda fomu kubera ko ni matera nziza niyo unyara ku buriri ntabwo bigera hasi njyewe ikintu nifuza ku Imana izampa amafaranga ndiye neza ndongora abagore hano ku isi iryo juru izarirekera rwose. Ijambo rya mbere nzi mu gifaransa ni bonsoir. Ni bonsoir. Bisobanura ngo umwami Yesu araje. Ndi umugore munini usobanutse vraiment ufite n'agasura kagasura ngakesha Imana nagiraga amabinga atendera ariko urabona ko Yesu niba ari princesse yazanye ngo njya ndira nibinabaho nta nubwo ndanarira abari umbwira nk'ikintu gishaka gutuma ndira amarira kaza ubona nijoro narindi kureba post kandi man ako nta bintu byatari niki kiri kugufasha inzoga undi mu bihe byashize umurokore yagiraga imirongo igenda imufasha muri iyo minsi ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari ariko urahura n'umuntu muri iyi minsi abucuri ako semana Melody ikintu namukundiye no umusore ufite amatuza no umusore wateruye ariko nyine numvaga ari umugabo wa mbere nabonaga ari icyuma Melody twarahamaganaga akanahamagara ariko yarankatiye yanga kwitaba telefone kandi abana yuko ndi kumushaka ihangane wicare igihe ihangane nahise gukunda abasaza basi naho kujya gushingira ngo umuntu ngo nashake ngo nibwo aba responsible. No, we have very many useless people bafata ahubwo bakangiza umwanya w'abantu bagashakana n'abantu bakababera inyana zinga Nibutse abagore bafite abagabo badakijijwe ko kizira kuvuga ko umugabo we yatashye yasinze amutwara usinda mutwara aranezerwa nubona ndi umugore inzozi wifuza kugira boyfriend wanjye ntazatuma utasohora inzozi zawe tera intambwe uzitwara umugeni wawe ndahari ubwiza bw'umusore ni gurya inzara yarandiye shaka isengesho ntarasenga sanga yose narayasenga ngira Imana ngo Mana uranyimira ikibiryo kutarya uranziza iranyihorera mwari muzi yuko uyu muntu yibye induri kavuga Imana ho gutabara uwibwe itabara uwibye uwibwe yibwe ibintu azabona ibindi gufata byabaga ari ikibazo mu ishuri nabaga ndeba gutyo ukagira ndahari ushyushye simpari wabaga uri hegaga nabaga nekereza ibiryo umuntu akubangura ikibwa icyo utuvuga ati amena undi ari ibintu muri iyi si nyine muri akagere muri gushimana ngo warangije kaminuza shimira n'Imana ko nta kazi ufite warayirangije nanjye ndi gushimira Imana ko nta cyongereza nzi ubu tugiye gusohoka nkamwita mujya muri douche mwoga amazi ashyushye nzogesho abwo naje kogira ijoro reka singiye kugwa muri douche da Sadio Manu uri muri Afrika Sadio Manu bikoze mu kwezi kwa
kwashize kwa kabiri Sadio Mane abantu bambwiye ko mushiki wanjye utamwemera muri uku kwezi hato witwa Muheto Sadio Mane guhaye Muheto yitwa Nshuti Divine Muheto Sadio Mane ndamugwaye Sadio Mane nushaka kuzamusohokane mu gisimenti twe abagore nta rukundo tugira nukuri twe nta rukundo tugira twebwe dukunda ahari ibintu ndayambaye igitsina nicyo gukurikize urakimana ko ukicarire bizakomera ntuzanyima kabiri ngo ubwire ngo uraryoshye mbimenye nte abakobwa b'Imana baba bagize baba babike sibyo nje natereye ivi muri Ocean Indie mbikubwire natereye ivi muri Ocean Indie ngaho ongera turi imbere kakora se gatoka indirimbo yawe Numva no guhorera andi numva amarira andi wambwa ese we ninde utagura indaya ninde ko nanjye nyigura bucece Mwamata genda mwamata ugenda uyamwe numwe mukaba isina rya Yesu isina rya Yesu isina rya Yesu ginyama mwizina paka abagore baragorana kuko ubu mucanga uryoshye yeye sheri nawe uzanye sheri ngakira muri dore nzanye umucanga so wanatinze ntabwo nkiwushaka usimana ya urashaka iki se none kandi ndashaka itafari urwana n'urwanjye upfa winukira umwana mbabarira ngo wabyaranye n'umufundi